se juru umeze utese uramutse utese sheri harimo icyayi se iguko nateguye ntabwo nawaryamira akabya ntago ndabikenera biri buze ariko mba nibaza iby'akazi n'iki niyo mpamvu ntapfuye guhita ngerayo urakomeye nanditse neza nta kibazo basuye wa mwana se wabashije kugera mu cyumba ngo urebe uko yaramutse shashirikira mwana cye byananye bipe umwana kuva yava hanze ndabona ntazi ukuntu yaje ameze ejo ntabwo twabonanye nawe uze kujyayo urebe uko yaramutse mbese ntavuga ntakoma muri ibyo ngibyo byanyobeye uzi ko umubaza akakureba gusa ntavuge Ala wisho umeze ute meze neza cyane nanjye ndaho ibi numvise ndimo oya nabyo mbwira nyibwire twa dukuru nyine twiza turyoshye nyine nandi koza amasahani mu rugo ndaza kuza urangurira amandazi oya nshaka shokora nyine shokora ni iz'abana nayo ndi umwana rega ariko ubwo biransaba nyine gukwepa mama amenya ahantu nagiye yanyica yamera nabi subize se ko mba ntahari ariko mu gihe nje umpa amakuru yiwe mu gihe atabashije kuvuga nanjye nkamwegera tukaba twaganira sibyo icyiza rero mushake ndabona wa mwana aje ahise yizana turi no kumuvuga waramutse neza waramutse neza utese waramutse utese waramutse neza ako si umeze neza anti anko yego mumbabarire mubyize ukuri sibyo umutima wanjye urababaye ruka uri muri ko wicarira carana neza umuhungu wawe akicarana inde wakubabaje se watinze kubyuka nawe kandi anti wawe ajya ambwira ko rimwe na rimwe mutajya mukorana ikiganiro siko byaba byiza rero nimba utarwaye ukatubwira ikintu gituma utavuga twakubereye ababyeyi babi byiza rero ukuri kujya ahagaragara nimba warakuze tugushakira inkumi izajya ikumara irungo ubwo bushobozi turabufite ariko nimba hari ikindi kibazo utubwire rwose sibyo yego murabizi yego nimwe babyeyi banjye mfite nakuze numva muvuga yuko murabizi kuva mu buto bwanjye yego nimwe nakuze mbona mu maso yanjye ndakumva rwose nyine shere reka rero mubwire mwana nzabugire nde koko ibi ni pereza hano fuka reba igihe wahereye mu gitondo wose uri n'amasahani ngawe waze ko nyine ngiye kuyarangiza amazi hanyuma se iyi telefone nuvuye uri muri sheri ni igiki sheri nuwagana yeye mama nyine ni Ivete twavugana Ivete ni sheri wawe kuva ryari iyi telefone rero nkubwire mukobwa yego mama ngiye kuyibika mu cyumba cyanjye ni nyuzago uburenganzira bwo kujya uyikoresha reka ndebe ko mu gikoni naho hakoze amasuku ariko mama araca umaze kuba umuntu mukuru ndatekereza nibyo kura rwose kandi n'ibitekerezo ntiwakura ngo nabyo bisigare kura bijyejuru tubwire ahubwo ikibazo nyamukuru kugira ngo natwe tubone uburyo tukavaringa ikibazo cyawe nimba ari inkumi ushaka waranayishimye
nuko wikwivuna cyane yego kuko buriya kuva nagira impinduka mutangira kubona ntitwara neza yenda n'agahinda maranye iminsi yego ndashaka kumenya mfite amatsiko menshi ndashaka kumenya ababyeyi banjye ndatekereza ibyo ari byose ntabwo nkomoka ku giti ndashaka yuko mubyiza ukuri anti ndakumva mu nguni mwambabare mukambwira ahantu ababyeyi banjye bari koko Kerere Tayikoma cyabonetse nzanira hano uze ngutume ku isoko ubaye iki ubaye iki nyine suka icyayi nta sukari mugiye kuzana isukari ngiye kuzana isukari ariko mana ndeba icyo cyayi gitumye umukobwa wanjye gukorwara simbura azanye icyayi gisanzwe Kerere garuka hano ngenda mwarabimpishe nkiri umwana muto ariko byibuze basibona nanjye maze kubona n'umugabo ihangane ariko ni na ngombwa nyine cyaba aricyo kibazo wari umaranye igihe se icyo kibazo umaranye gituma utavuga gituma utarya gituma nicyo kibazo ufite si kuvuga yuko mutampakiye nk'ababyeyi ariko ku by'ukuri ndashaka kumenya aho nkomoka ndashaka kumenya ababyeyi banjye aho bari reka mubwire ndakwizera anti wawe amateka arayazi urumva kandi nuko yaguhisha umaze gukura si ngombwa ndumva unyibukije amateka mva mubwire umuhungu wanjye ihangane shiri mubwire rwose mucira imuzi nawe akura abizi ndamubwira ikindi nakubwira cyane barashize barapfuye barashira bose ihangane nawe mubwire neza tuza humura ujyaniye agahinda bundi gusa icyo nakubwira cyo ihangane muhungu wanjye tuza rwose umubwire banguka ngutume ku isoko icara hano bimbwire neza wapfundikiye teremusi igikoma cyawe wagitetse hanyuma iyo sisema ndi kubona ushaka kuzamura habaye iki nyine urabona narwaye inzoka mu gitondo nariye ibiryo bikonje ndakeka ariyo mpamvu niriwe meze nabi numva inzoka zivurunga mu nda niyo mpamvu rero amabere akikora tonsara oya nta kibazo aka gatutu ko hano ku mazuru nakiki oya rega nta kibazo mfite ni bya biryo bikonje nariye umushyushyo nako ntabwo nawushyuhije nawuririye aho ngaho ukonje birabe ibyuya ntibibe amaraso oya mahumura ngeze asunze wewe udahera gufata ya telefone iby'abashiri uraje ubimbwire neza akira aya mafaranga ujye ku isoko ngure ibi bintu nanditse kuri kano gapapuro kandi ubanguke ubwo rero ugiye gushinga hariya mu gasantere ntabwo ninda ndabanguka nese na wa mucuti wanjye ntabwo nabona uko tubona nta fone mfite ntabwo ninda naho ubwo ya telefone azongera kuyiguha vuba ni nayo yandangazaga rega ntabwo ninda ngaho ugira vuba yiruka ngo uzane ibyo ngutumye urakoze utangire neza imuzi ku buryo ibyo bintu bimwinjiramo akagira uburyo nawe akavarinda ikibazo cyiwe anti byagenze gute hajemo ibintu by'urwango batangira kwangana umugore atangira irangana n'umugabo urumva imiryango irangana
ajya kumva ngo kwa runaka bapfuye abandi bakurikiye abapfu barashira sinzi n'ababishe ngo baturutse ariko icyo nakubwira cyo ihangane rwose muhungu wanjye. Anti abantu bishe ababyeyi banjye murabazi? hariho rwose ariko jye ndabazi. Kagira inkuru. Rwose ndabazi kuko jyewe ngenda ahantu henshi barigambye numva barabivuga rwose ibintu byeruye ndakurikirana numva n'umuryango wacu ufayire mwariganye ni n'inshuti yawe cyane. Ayo makuru ntabwo yari meza bari mu mitungo yanyu ndetse n'amafaranga yishyuraga umwana ndumva barayakuraga mu nka mwari mufite. Rufayire uriya mwiganye uriya muhingo mwiganye murimo umeze gutya ntumuzi neza? Ndamuzi. Nubu rwose ndabizi ababyeyi biwe barigamba ejo bundi ndi hariya rwose ruguririya nagiyeyo gutarama ndumva tuzi umuhungu wanjye. ariko umuhungu wanjye ntabwo nkubwiye ngo ujye kwihorera ntabwo ari cyo cyiza kuko nicyo leta ibereyeho. Ukuri nimba ukumenye tuzahaguruka dukoreshe leta. Rufayire rwose uriya mushuti wawe ihangane rwose ihangane muhungu wacu. Ababyeyi ba Rufayire nibo bishe ababyeyi ba. Yego rwose ihangane mva mubwire ihangane ngabo reba hano mubwire kandi ikindi tumye kwihorera sibyo? hari ikintu ntekereje urumva ntabwo tugutumye kwihorera. sezeranya ko ibintu byaba hagati yanjye nawe sezeranya umva nkubwire tugomba kwihorera. Oya tuzihorera ntabwo ariko mbatanze Anti ngo tugomba kubikora. Nese ubugeni nabuze imbaraga zo kubikora. Anti nzabikora ibintu tugomba kubikora. Chérie. Muhungu wacu baturutse Neza pa. hano tuzaniye umushyitsi. Yego. Murabo kwande. Yego. Ndi inshuti ya mugabo ndi fiance we. Sinzi nimba yarababwiye. Ibyo arabitubwira nta kibazo. Ni byiza ariko nari nzi ko yamvuze. Ni byiza ariko nyine ndi inshuti ye cyane. Ntacyo bitwaye mugabo. Yego byiza cyane. Urakoze. Ku rugejuru ari mu rugo se uramuzi neza? Ndamuzi tukundanye igihe kitari gito kandi ngiye nanakunze n'imico ye. Ni umwana mwiza. ahubwo numero ndetse umugabo maze gukora wagize fiance ntibatubwire vuba eregana nashaka kubatungura. ubwo bwitonzi bwawe rwose waba wibitseho umuntu n'ukuntu tuganira n'iki byose nabizi ngo ufite fiance. Ufite fiance muraberanye kandi nta kibazo ni karibu hano mu rugo rwacu mugabo rwose nawe wadutunguye
n'akaji gahari ngo mwakire abashyitsi ariko baratetse mukaza gakomeza shira mwigora muse mugabo umukobwa se yitwa nde umukobwa uramwibagiwe uramwibagiwe oya se ntabwo ari kuribyibagirwa ahubwo izina rye ni rigari mu mutima wanjye izina rye ni rigari mu mutima wanjye yitwa Claire mwaryo mumenya igihe kingana gute ishize nk'amezi 3 aha amezi 3 amezi 3 nibyo amezi 3 ni menshi mugabo yego ntabwo umukobwa yakwivuga uhari gira icyo umbwira ku babyeyi be bamenye rwose ni byiza unafata icyemezo cy'abantu bakuru yego natwe mutubwire nk'ababyeyi nimba hari icyo dukora tugikore turabyishimiye hari ikibura hari imbaraga hari ubushobozi turahari turabashyigikiye basi mbona wakwishima mbonye ibyishimo byawe kabisa ndi redi kabisa jeruse sheri mama rero wakoze kuza ni ukuri uje umutwe wenda numva nenda gusara pe kuba wanyitabye ni ukuri wakoze iyo nkiyenze rero nari nguhamagariye ndagira ngo mfashe umwuzukuru wawe yananiye ninde mu gitondo wagiye ni kerere ninde watashye ijoro ni kerere iminsi yose nta munsi n'umwe akicara mu rugo nta karimo na kamwe agikora nta mesa nta kubura niyo z'amasahani mbese uru rugo yarumpiye njyenyine none se yagiye yaje ukamubaza kugira ko yari yagiye nagiye ku rusengero narasanze inshuti zanjye twari twagiye gutembera twari twagiye gusura abandi b'inshuti zacu gutyo nyine nanjye ndanezerewe nyine urebye ababyeyi biwe ariko bari ngombwa nanjye ndi umusaza mba nkeneye kumenya ababyeyi ishuri sheri wanjye rero ni mwene Kajuga yego mushiki wa Rafael mwene nde mwene Kajuga mushiki wa Rafael muramutse di mwene nde ni karibu ibyo ndamutse umukobwa wawe urameze neza kazana kuri murakoze kunyakira ni byiza ukuri pe mwarakoze kumenyana n'umuntu mwarakoze rwose ubona ko umuhungu wanjye amaze gukura ni ukuri bwo nyine ubwo muratera ikirenge mu cyacu rero si byo mugabo ni ukuri bo rero nk'ababyeyi banjye nicyo gihe ngo mumbe hafi mungire inama y'ukuntu urugo rwubakwa mutube hafi rero nk'ababyeyi tugire n'inama mwakiriye ute se sheri mwiza bimeze neza nawe nta mpamvu urumva nicyo cyambuza se kumwakira yego rata umukunzi mukazana mwakire neza kandi rwose ni karibu kiri ni karibu uko se mugabo ugira iti ngo nuwande none se ntiwamenye gahunda se none wawe mbeshye ukumekiranye koga koko kubona kagize kwihorera ngende tayari wakibonye n'ibijipo n'ibiki byose bikora ntikizi gusokoza ntikizi gufurika riso umva nkubwire rero kurogotora amatwi nkubwire ntabwo uziko n'indi ngusengera pe umva ikintu tugomba guhera twiyemura urabyumva cyangwa tugomba guhera twihimura we uyu nibutse imiryango yanjye yashize umva nkubwire agusoza bigenza gute ibyo bindekere kwitonda bindekere buriya azi yuko umutima we umutima narakajyanye naragashimusa agatima
mva mbwire kwitonda urumva tugomba guhera ruhande twihimura kandi umugabo wanjye subuto ntabwo uzabimenya urabyumva neza ahubwo se tuzabigenza gute umugabo tuzabigenza gute uzi ukuntu tugiye kubigenza se I have a plan mfite uburyo ndi kubipanga bindekere gute mugabo wewe wihangayika ibyo bindekere arananiye pe ntukurikirane ngo baze na za nshuti izo nshuti ze z'urungano zose niko nzizi koko iyo nakurikirana bose nabamenya ariko ikindya mu mutwe noneho harimo witwa ngo nibarenge yaje ngo ninde ndibutse uwo muntu witwa ngo ni mugabo cyakata witwa mugabo we arenda kunsaza buri kanya buri hishari isho duhore ugasantere tugira gute nyo inko kwabonye umunwa oye ntago ari mu rusengero mana we ntago ari mu rusengero pe mbabarira umufashe nge narahanye narakubise ariko rano byarananiye pe byarananiye ubu se bwenda ntiyagiye uzukuranye nyomba wajya ngo nakanyahuko numenye igihe yanyombeye bro muhereke filime ya Kagoma episode ya 7 yasohotse wabimenye cyane ntabwo wari uzi sure yes doctor tavuga se ndetse gato tubyihoreye ibingiye ufite ikibazo kandi maranye iminsi ntekereza kimeze gute se bro kuva wava i Burayi nabonye warahindutse ariko si cyo cyane nshaka kukubaza uriya mwana w'umukobwa Claire uramukunda subiza cyawaritse tukareka iyo topic koko none se ko nshaka kubimenya Claire nijoro mbabonana Claire ku manywa umwana mpora numva mama bahora yitonganya ngo yarahindutse kuva waza ariko muga uri mu biki ngize ukuri nimba ukunda Claire bimenye ko ngiye kubona na muramukazi wa Are you sure? Yeah, I want to know it. Okay. Ndamubwira sibyo? Ni ibanga ariko nanjye kubika ibanga se ko mbizi mbwira nacyo. Njye nta nubwo nkakunda kariya gakobwa ariko Yesu ntago mukunda ntuzi ushaka kugera kuki ndashaka kwihorera. What? Kwihorera? Yeah. Uriya mwana yakugize ate bro? Simbikubwiye se? Yeah. Don't ask me any question. Sibyo? Again. Ariko ngomba kukubaza. Uriya mwana kari muto. Ko nta cyaha yigeze gukorera Claire mbizi. Uramuhora iki? Bro, kwihorera ntabwo ari byo. Ugiye kwihorera ujye umenya ko ucukura imvizo ebyiri. Reka nkureke nigende. Karere banguka hano. meza yawe se wari wagiye hehe se nari ndimo ndoza musana ndi ara mu gikari bagire ngo rero ibikorwa uyu munsi wabaye mutagatifu. nyine uyu munsi nabikoze Wabikoze? Nyine uyu munsi wonyine nyine nogeje ibyombo hamaze kuba agakumi keza ati ese akeye ate mbe muko birazakubere ibyuya ntibizakubera amaraso. Ndakubwira ngo iryo joro ryiwe ahubwo uncungire mwebe nabonye abakuru mujya mumenya kureba urancungire nyabune aka kabiri Sembese mama wanyitayeho nyumva ndi gusa neza niko se candarika mwase mwana wawe umbwiza ukuri gusenga kudusenga tugataha natwe dusenga
korari umva numvaye amatwi oya mama barera Avance ntabwo ari ibyo wampamagariye ndetse mbaze umwana ibyo mama wambwiye ni ukuri koko nyine amasengesho usigaye warabaye nyine tujya gusenga hari igihe tuba dufite igitaramo tugatinda ku rusengero nyine tugatinda gutaha ariko nyine mama mba namusabye imbabazi kuko cyo kwa nyine natabimubwiye ibyo utabimubwiye ese wahora usaba uruhusa ariko ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ninde uri mu muhanda ni kerere ninde ibitaramo ni wowe ubiyobora ni wowe uyobora amasengesho ubundi bite byawe hari akantu ko wambwiyeho niko ye muko umuntu umugabo uramuzi ndamuzi ni inshuti yawe se yako nabwo nabwiye yego ko Yesu nyine mugabo nuko natinze kubibabwira nari kuzabibabwira mugabo ni sheri wanjye ngende nyine reba nyoko mfite imyaka ndakuze naye nyine ngeze gushinga urugo nkajya mu rwanjye rero urumva kandi mugabo nyine uzajya mu rwawe ureke kurushingira mu rwanjye ese urashaka gushingira urugo rwawe mu Mana ntabwo warubeze turi hafi no kuba n'ubukwe ahubwo turi kubipanga n'ubukwe kugira ngo noneho mwemere reka nzabamagaye muri mu kazi wanjye mwumve mama gasimba agira ati nyine mbimubwire wumve umubwire ibiki kandi akaguru kawe narakavuze ariko mugabo turakundana pe umenyesha se ko ari uvuye nabagoze ugiye gutanga bamenyesha nyine ko ari umukunzi wanjye ari fiance wanjye twenda kubana ahubwo dore muri mukazanjye asamamagara reka muze mwumve bimeze bite muri mukazi wanjye wageze mu rugo amahoro se nese wabimenye ko ubu mugabo amaze kurira indege ko ngwiki ko bigutunguye se ntabwo yakubwiye maze twavuye kumuherekeza kare bari hafi no kugera muri Kenya muri Kenya ko ntacyo byambwiye se ntabwo yabonye akazi ahubwo ni bizinesi afite yagiye gukomeza nagira ngo mbikumenyeshe rero ntuzamutegereze numvaga ngo mwapanze ngo na gahunda z'uko azaza iwanyu ntumutegereze rwose nibyo nakubwiraga ihangane nyine kambayeho baba data we iki nakubwira agakongoro umaranye iminsi akaguru katicara hamwe yagiye nyine ihute ariko ihute uri mu biki nagorwa injizwa vuba mu nzu nagorwa cyuriya iminsi yose nabaye igicucu sindebe sinkurikirane none uyu butaba wundi wawufomoza mu kaso urenje wabuteye iyo nzu mama waretse mama nukuri mbabarira ntabwo nzongera nkubabarira ibiki ubu munsi wabyeyi nzavuga ngo iki baranshutse nta bwenge ugira ungana nawe nta bwenge agira ntasoni mbabarira nukuri mama mbabarira nukuri ndarushye mama mbabarira ubu se koko urwo ruda rwawe ubundi warutewe nande nta soni uzongera kuvamo aho ngaho ubashije nta soni uwo muntu wundi waguteye urwo ruda ninde banza ubwire uwo muntu waguteye iyo nda nta soni muvuge vuba vuba niho ndakubabarira ariko noneho urwo nagushishe noneho mugabo iriya nzigo kuko umara yanyu ubu kuko ndabigenza
umunyogokuru aranyengurira koko kapfa kugenda ariko nyogokuru agira umutima mwiza ashobora kunyemerera mana Yesu Kristo w'i Nazareti ibi ni ibiki nyoko ni njyewe mukuru wawe yego ko Yesu mwana ndakubaza bimbona imbere yawe ndakubaza bimbona imbere yawe nyine nyoko nyine nsigaye ibi ni ibiki nyine nyoko nyine waya ni ndagushutse none bamaze kugushuka ni sheri wanjye nyoko inde ni sheri wanjye sheri wawe abasheri wawe none urajya he washyira sheri wawe aho ninde ariko umukobwa rero ntantesha umutwe ndakazirahije mama ndaraniye mama udahari kukurya we n'umugongo mani wabura kigiye kubyara mudarangije mama we narakwiyamye mu bwana rwose dushaka kuvuga genda hoshi genda wa mukecuru byaza ariko kubyaza iwe ma fatira ma tugenda ma fatira ufatira yo mama we nende kumwe nawe fatira tugenda mama we napfuye napfuye ma yeso ma reka kubwire rero nesa ni kwa muganga ma dore bawicaye aha ngaha rero bagena telefone bawicaye aha ngaha ndaba wicaye aha ngaha subira mu rugo mujye kuzana telefone ma uzani kwa muganga nyine wicaye aha ngaha subira mu rugo mujye kuzana telefone hanyuma uguma aho ngaho kandi ntuhave ntari rasi njye usubira mu rugo mujye kuzana telefone hanyuma tuhamagara umunyabuzima ndabona yateye ngaho ugumye aho ngaho ndaje ma ubanguke ma yego ma iwe mama we barana iwe mama we basaba ko ni kwa muganga none ubu ndabigenza ne we baba we yewe Yesu we mana we umwana araje we umwana araje umwana araje